Abashakashatsi bamwe na bamwe ku isi bagiye bavuga yuko mu ntambara y'isi ya mbere ndetse n'izindi ntambara zose zabanjirije iya mbere y'isi, ibitabo byinshi byo muri bibiliya byagiye bikurwamo, byinshi bigatwikwa cyangwa se bikazimira bikaburirwa aho byarengeye burundu. Abandi nabo si uko babyizera, kuko abandi bose bavuga yuko ibitabo byinshi bitakiri muri bibiliya, bakavuga ko bibitse mu ngoro ya papa nyir'ubutungane i Vatikani mu gihugu cya Roma. Abandi bavuga yuko bino bitabo ko bitakiri muri bibiliya ari ubushake bw'abakuru b'i Roma, umwami Constantine wa mbere akoranyaga abantu bose bo mu bwami bw'iyo bacurabwenge, bakanze ibitabo bigomba kujya muri bibiliya ndetse ibindi bakabisiga. Wowe uri kumva Ozone TV, muhaye ikaze mu nkuru tugiye kuganiraho uno munsi y'ibitabo byagombaga kuba biri muri bibiliya gusa bikaba byaravanywemo ku mpamvu zimwe na zimwe. Ushaka kureba inkuru yose, kora subscribe kuri Ozone TV, uriho amakuru yose agezweho ndetse n'ibiganiro bica kuri ino channel.